Haleluya, Yesu Kristo nashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe, bene data, tunejejwe n'Imana, yaturinze muri iki cyumweru cyose, itugejeje kuri uyu munsi, tugishima izina rya Imana ishimwe. Mbaje Imana hose muri byose, ku banjye no ku byanjye, nawe uba ari kubigenza, tuyibanje kuri proje zacu, tuyibanje ndetse no ku babisha bacu hadukandagirira. Imana ishimwe, dushimye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba, dushimiye Imana yaturinze, dushimiye Imana igikora imirimo n'ibitangaza, dushimiye Imana idakoze isoni, dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana ica ndetse n'akandi kagezi, igacukura akandi kagezi, igaca utundi tuyira, ibyo byose ikabikora kugira ikurengere igutabare. Imana nishimwe, ifite inzira zirenga 1000, ikora mu bumana bwayo imirimo itarondoreka, imirimo ihambaye, imirimo itangaje. Imana nishimwe. Nyemerera muri iki gitondo ufatanye nanjye gushima Imana. Mwene data tubana muri niba ture buri gitondo, nshuti yanjye, bakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje, mbifurije umugisha w'Imana. Ndinginga Imana ngo ikomeze ibane namwe, ibanezeze muri iyi minsi 40 turimo. Imana ibaturikiriza ibitangaza byivugira. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu masengesho y'iminsi 40 afite teme igira iti garuka ushima Imana. Twasanze tugomba kugaruka imbere y'Imana tugashima, kuko igihe kirekire tukimara dusaba, dusenga, twinginga, ariko biradukwiriye nk'abana b'Imana ko tugaruka tugashima Imana, ko tugaruka tukabwira Imana ngo Mana tuzirikanye aho ugejeje ukora, turagushimiye. Imana ishimwe. Nyemerera rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana, Imigani ibice 13 umurongo wa 5 n'uwa 6, twihuse dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Imana idusange. Ijambo ry'Imana ry'iki gitondo rivuze ngo iki? Riratubwiye ngo umukiranutsi hari ikintu yanga. Iyo umuntu akiranuka, iyo umuntu ari umunyakuri, iyo umuntu akijijwe, ngo umukiranutsi yanga ibinyoma. Umukiranutsi ntakunda kubeshya. Umukiranutsi yanga n'uwumubeshya. Umukiranutsi yanga ibinyoma, kuko umuntu ubeshya abakorera shebuja Satani, kuko Satani niwe ubeshya. Satani niwe waje kubeshya Adamu na Eva muri Edeni. Rero ahangaha iyo bavuze ngo umukiranutsi yanga ibinyoma, si rimwe si kabiri Satani akoresha iyi nzira yo agira ngo arimbure abana b'Imana. Umukiranutsi rero yanga ibinyoma. Wowe ukunda kubeshya ukabikora cyane, ujye umenya yuko uri umukozi wa Satani ruharwa, kuko umukiranutsi we yanga ibinyoma. Ariko wowe ukunda ibinyoma, ujye umenya yuko uri umukozi wa Satani, ndetse uri gukorera ibihembo byo kurimbuka. Rero umukiranutsi yanga ibinyoma. Ndagira ngo wikontrole ku rurimi rwawe inshuro utambukijeho ibinyoma. Ni kangahe wavuze ibinyoma? Ni kangahe ugambirira kuvuga ibinyoma? Ijambo uri kubere nk'indorerwamo wireberamo muri iki gitondo, kuko riratubwiye ngo umukiranutsi yanga ibinyoma. Wowe rero ubikunda umenye yuko ukiranirwa. Wowe ubikunda umenye kuri umupagani. Wowe ubikunda umenye yuko utakijijwe rwose. Umukiranutsi we yanga ibinyoma. Ikigukwiriye muri iki gitondo uyu munsi ni ukwanga ibinyoma. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Umunyabyaha arigayisha. Wowe utuma abantu bakugaya.
wowe utuma ugibwaho umugayo kubera yuko uri umunyabyaha ugakunda ibinyoma. Umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Wowe ubwawe ibyaha byawe byo kubeshya by'ibinyoma byatumye ukorwa n'isoni inshuro zitabarika, kuko hariho n'igihe ubeshya umuntu ari kukureba ukamubwira ngo uraha naha, yarangiza akakubwira ati hindukira urebe inyuma yawe, ugahita ukorwa n'isoni ukikoza isoni. Rero umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Nawe utekereze inshuro wakozwe n'isoni kubera ibyaha byawe, utekereze inshuro buriya busambanyi bwagukojeje isoni, utekereze inshuro wakozwe n'isoni umaze gusinda ukananirwa kwishyura ibyo wanyweye, utekereze uburyo wakozwe n'isoni, utekereze inshuro wakozwe n'isoni biturutse ku byaha byawe. Ijambo riratubwiye ngo umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Ni kangahe wikojeje isoni? Uyu munsi byari bigukwiriye, nimba ukirimo muri izo gahunda zo gukora ibyaha ukikoza isoni, biragukwiriye ko ufata umwanzuro ukanga ibyaha. Biragukwiriye ko utabarwa na Yesu Kristo ukamwakira nk'umutabazi wawe, nk'umwami n'umukiza wawe. Ngo umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Nawe utekereze inshuro isoni zagukoze, nuko wabigizemo uruhare. Ahangaha ni ijambo rikubwira igihe wakozwe n'isoni ari wowe wabikoze. Ngo umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Imana itugire neza, Imana idusange. Rero ijambo rikomeje rivuga ngo gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze. Gukiranuka, gukora ibishimwa n'Imana, gukora ibintu nawe wareba ukabona umuntu yakoze ibintu byiza cyane rwose, yakiranutse mu byo avuga, yakiranutse mu byo akora, yakiranutse. Ngo gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze. Kugenda utunganye mu nzira zawe, ugenda udahubagurika, udakwepa kubera ko uratunganye mu nzira zawe. Rero iyo wakoze ibintu bitunganye ngo bituma ugenda, ariko Imana ishimwe, ugenda urizwe, yewe ugenda urizwe. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze. Wari uzi ko gukiranuka nabyo ubwawe byo ari uburinzi? Uraryama ugasinzira, ufata icyo kurya ukumva nta kibazo, ariko niwarya ibyo wibye, niwarya ibyo wahuguje, uzabirya umutima uguhagazemo, uri kuvuga ngo mbiriye none nta wamenya, mbiriye none wenda ba nyirabyo baraza. Ariko ngo gukiranuka ngo birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Imana idusange. Gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Iyo warangije gukiranirwa, iyo warangije kuba umunyamujinya, warangiza kuba umunyamujinya ukagirira nabi mwene so, ukamugirira nabi, ibyo birakugusha rwose, uba uri umunyabyaha. Imana rero dusange muri iki gitondo, icyo nakwinginga ngusaba ni uko wakanga ibinyoma, kuko rwose iyo wanze ibinyoma ntabwo uba uri umunyabyaha. Imana idusange, kuko umunyabyaha twahasanze ko yigayisha kandi akikoza isoni. Ariko Imana ishimwe kubakijijwe, twebwe kubakijijwe, Imana ishimwe, dufite Imana idakoze isoni, yo iturengera hose muri byose. Dufite Imana idutabara, dufite Imana iturengera. Hanyuma ugaruke ushime, nimba waravuye muri ibi byaha, nimba waravuye muri izi ngeso mbi, nimba waravuye muri izi nzira, Imana ishimwe cyane. Ugaruke ushime Imana, yo yagufashe ikagukomeza, yo yaguhaye agakiza ku buntu bwayo. Ugaruke ushime Imana, yo yakurinze gukorwa n'isoni, yo yakurinze gukora ibyaha ngo ukorwe n'isoni. Imbaraga z'Imana zahuraguhishe, imbaraga z'Imana zakubayeho, imbaraga z'Imana zarakurengeye, imbaraga z'Imana, umucyo w'Imana warakumurikiye. Ugaruke ushime Imana kubw'agakiza Imana yaguhaye ku buntu bwayo. Shalom shalom. Mbifurije kuzagira weekend nziza, abazagira ingendo zitandukanye Imana izabane namwe, abazagira ubukwe Imana izabanezeze, nawe wenda urwaye Imana izagukize, Imana ikongerera amashimwe. Shalom shalom. Ndabakunda cyane.